hanyuma mu bihuze bibyara amashyi ko bafite ibiganza bibiri ariko amaye nka ayo mashyi ko nombagerwa ku mashyi buriya mu kanya nge hari icyo ndi buze gutoramo umuntu ushimire umukirigitananga wacu. Murakoze cyane. Angamba ngira ngo nibigire abashyitsi uko abasangwa badusangiye isano kandi dusangiye byose barabizi uko dusanzwe tuganira. Bashyitsi bahire rero nirundi rutiganda ku murimo ndikiga kuvuga kikabumwa na bose. Umuzukuru wabita nihira impambara ya Rumba rwa Rusera ndi inkuba nduwo nguwo imungabiri amaye gatomuka abasaza bakamvuga imyata ababyeyi bakavuza impundu bati wa mwana baturi icyogere kuko giraho naramugize akamigomba narahatara mugize akamirenya narahataramye mu Buganda narahataramye bwana cyangwa ni bwana mu Karinda hatarama irutabona amageragere igitarama Muhanga ndahatarama ndahatakura ivumbi riratumuka abasaza bamvuga imyata ababyeyi bavuza impundu bati wa mwana we baturi icyogere kuko nanjye n'ibyishimo byinshi Indisi icyogere gusa ahubwo ndimeza rugamba yagombaniro ndi rutiganda ku murimo ndikiga kuvuga kigabanywa na bose ndi umwuzukuru wabita nihira impambara ya Rumba rwa Rusera ndi inkuba ndi ntore ndahigwa mu muco y'u Rwanda ndi ndema rugamba nshaje abasanga dusangiye isano byushaka kutwe byose ari kubaho mu izina rya Yesu. Tugenze kandi duheze umugisha twakiriye abashyitsi badusuye twakiriye abasangwa turi kumwe bose turi kumwe nawe witeka uture twese uko tungana kandi ubishawe kuri twebwe tusabye Imana mu izina rya Yesu. Arakoze cyane umwinginzi w'umuryango Imana burya niyo iba yadushoboje kugira ngo tugere aha ngaha ni kubw'ubushake n'ubushobozi bwayo. Numvaga rero Porote rwose wahaguruka mu cyubahiro cyawe nk'umuntu waje uhagarariye niyo nkuru ukwigira imbere rwose tugasuhuzanya. Igira imbere tubanze turusuhuzanye. Yego yego. Rero nkuko mubizi umuco murakoze cyane. Somaho umva ubuki bw'iwacu. Murakoze cyane. Reka twumve ko ngo zamuka kwa David urebe uburyo yitegura sezo. Hanyuma rero ni rwo rugendo dufite cyangwa se niyo maguraya. Ngira ngo rero mpamagare waje angaragiye uri hafi yanjye igire hano hafi anzanire ikibindi naje nitwaje kugira ngo nanjye ntange nkererano muri iki cyicaro cyo gutegura iyi sezo. Hanyuma kugira ngo nyine usangire kandi tugire ibyiza byinshi. David unyemereye wakwigira hafi ndimo ndakumva. Hano hari muteruzo uzi kwikorera nanjye mbare mu bantu bari mu cyicaro cyangwa se bari muri uyu mwanya wawe kugira ngo nanjye ngire icyo ndi buze kuvuga kuri izo ngingo mwateguye. Imana ibaho umugisha. Ngiri rero muranyirukansa cyane. Reka mbere y'ikindi banze uwo mubyeyi wakuntumyeho yitwa nde? Umubyeyi rero wakuntumyeho ni data umbyara akaba yitwa Focus. Yakubwiye ko mufite mugeze mu isezo A ya 2026 yitegura ihinga ry'ibigori. Ambwira ati barimo rwose barategura imirima bafumbire n'imbuto kandi muri icyo cyicaro ntabwo uzapfa kwicaramo gutyo gusa ahubwo jyana mwikorezi gushyira mu bitugu hanyuma umujyanire intererano hanyuma
kandi n'ikindi yanshyize ku mutima yantumye ubwo nacyo ndibuze kukikubwira maze kugushikiriza intwererano. bakomera amashyi cyane, bakomera amashyi rwose. Ubwo turashimira uwo vokasi waguhaye. Mbere yo kugira ngo n'ubundi nyature muyumve cyangwa se muhishyire mu zindi, ndangira ngo n'ubundi wa mukobwa waje ankoreye mu ngata n'ubundi nawe yigire hafi, kuko ntabwo ndi buze gupfa kuvuga gusa ntacyo ndi kuvugiraho. Mwanyita hari umuntu uvuga menshi, ndavuga make afite ishingiro. Igira hafi rero kugira ngo kandi utebuke. Data yateretse iminsi myinshi, bufite rwose bufite kuyatama. Komeza rero, ndumva nta kibazo. Murakoze, akoze gushima. Ubwo nanjye ndumva umutima usubiye impembero. Ubwo ngiye kwivovota rero mvugira umuryango, kuko n'ubundi aricyo cyanzinduye, kikaba cyatumye nzamuka umusozi nkaba ndi hano iwanyu. Hanyuma mu ijambo nyamukuru mfite rero uyu munsi wa none, nge n'umuryango na data wantumye akampa uyu mwanya, si uko ndi ikigwari, ahubwo ndi intore itari ntoragura amayogi, kandi yantoranyije mu muryango, atari uko ndi mukuru, ahubwo yantoranyije kugira ngo nze mvugire umuryango kuko yanyemeye. Hanyuma y'ibyo rero David, ndi kumwe n'umuryango ndetse na muzehe, ndakumva, twicaye muhira. Hanyuma twaganiye n'umuhungu wacu, tubwira ko amaze gukura, tubwira ko rwose ashaka kubaka urugo. Tubwira ati rwose data nakundanye n'umukobwa, kandi uwo mukobwa ndashaka kugira ngo rwose muzajye kumusabira, kandi umukobwa nawe yarankunze. Hanyuma turicara rwose turabiyungurura, dusanga umwana amaze gukura, dusanga kandi icyo avuga ari ukuri. Turavuga ngo tuzahaguruka hanyuma tujye gusabira uwo mukobwa muri uyu muryango wa Sinamenye. Hanyuma icyo cyatuzanye uyu munsi wa none, tukaba twaje tumeze dutyo n'umuryango. Hanyuma rero nkagira ngo Sinamenye, ndakumva, ko nzi ko agasozi kazamutse nk'akamanuka umukobwa yaba ahari. ndumva uri kudutungura. Ntabwo mbatungura, wize kudutungura pe. nyine ngomba kubatungura, kuko ntabwo nari gushyira ingingo ku mutima ngo manze nyababwire, ahubwo sobanura neza ikibazo. Gusaba umugeni, kaje gusaba umugeni muri umuryango wanyu. ndumva waba wiyicariye uko urimo uradutungura. Yego, wicaye mbe nicaye mu ntebe ndasohoje se ubutumwa muri ku mutima rwose muradutungura. kandi nabikubwiye ntimuratanga ruswa. Oya, nta ruswa ntanga, kuko icyo nagusabye ni ukugira ngo umpe umwanya, kandi umwanya wawe umpaye. Rero niyo mpamvu ugomba kuvugana n'ikiri ku mutima. Ubwo rero nta mpamvu yo kwicara kugira ngo umuryango utaza kuwunyuzamo ijisho utasubije ikibazo ngo ubajije. Ubwo rero ibyo nakoze nabikoreye ku mugaragaro ku manywa. Murakoze. nabivuze kandi ngo muratanga ruswa, ariko ubundi umuco wa Kinyarwanda, iyo umuntu ari mu rukundo, katuvuge dukoresheje ijambo ry'Imana nk'abantu b'Imana, buriya Bibiliya ivuga ngo urukundo rurihangana. Yego, kandi nzi ko nawe wayisomye Porote. narayisomye. Urukundo ntirushaka ibyaro. Urukundo nyine ni urukundo.
yego ntirwifuza ikibi kuri nde ku bandi kuri mugenzi wawe, ahubwo rwifuza icyiza. None rero Porote, nk'uko twaguhaye ikaze mu muryango wacu rwose, ukaba noneho narinzi ko utuzaniye intwererano, kuko watangiye neza rwose, narinzi ko utuzaniye intwererano, ariko uhinduriyemo ijambo uti ndimo ndabasaba n'umugeni, cyane ko dusanzwe tunashyingirana. Ubwo ndizera ko wikwishe, nta kiri kubura. Yitwa nde? Hanyuma rero umugeni ndi gusaba muri uyu muryango ni umukobwa wabatijwe ba mu rusengero, kandi ndatekereza ko twese turasenga. Amazina ye y'urusengero yitwa Yvette. Ndaje ndabaza ba nyirasenge n'abandi ibyo gusaba, nawe urabizi. Yego. Komeza be. Urakoze cyane. Bakurwanyeho barwanyeho. Uwo mukobwa Yvette rwose ndatekereza ko ari we ari no ku mutima w'umuryango, kandi kuko nabivuze no kuvuga ngo umuhungu wacu yabivuze neza. Ubwo rero hanyuma uwo mukobwa, nkuko nyine umukobwa ari mukobwa inka, ari mukobwa jana, hanyuma icyo ngiye cyo kwitegura rwose cyo nta cyiteguye, kuko nanze kugira ngo ntinde mu nzira cyangwa se nkerereze abo twazanye. Hanyuma rero nkuko nabikubwiye ko niteguye, ndagira ngo David, ndakumva, uhaguruke wihangane, mfashe uhaguruke. Ntaza kwemera ibintu ntazashobora. Noneho bambwire koko niba Yvette umuryango wacu arimo. Yego, muraho mugiriye neza. Simba ndi hano. Nduhe shangazi. Murakoze. Nkuko mwabivuze ko agasozi kamanutse inka kazamuka umukobwa, koko Yvette mwaje gusaba turamubemereye, arahari. Murakoze. Ntumye. Yego. Gasozi kazamutse inka kamanuka umugeni. Aha rero ndahafite umwana. Yego. Kandi zikaba imfatarembo. Ntabwo rero zaje zonyine, tuzi ko inka igomba kurya kandi ikarya indyo yuzuye, itera imbaraga, birinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri. Hakaba hariho imashini izajya ishaka ubwatsi, kugira ngo bigire hafi, baje bangaragiye bari hafi yanjye. Koresho. Yego Porote. Hanyuma zajya kizanira amazi inka, bagasuka muri iki gikoresho, hanyuma kandi ibintu bikagenda neza. Inzoga ya se umukobwa, uko mwatwemereye ko ahari, byose turabyitegura. Wa muhungu nawe waje amfashije, munyemereye rero rwose mwabyakira. Porote, Amen. icyo waburaga ni iki, ariko nanone abo kucyemeza barahari hariya. Genda intumwa. Yego. Ibintu byawe ni gitondo ati mwaramutse, bati mwaramutse. Baraganira ati wanyu tibigori birati biri guturika, tibigori biri guturika. Ata urunyagwe rurahari. Baraganira bigeze ku mugoroba, aba hagize hatya rero hakonkobotse undi mugabo. Abarahageze ati mwiriweho, tamba kuri iyi minsi, ati amakuru ni meza. Yewe ati narire gutera ifi.
aho kanya bati yewe ati banga mwati genda uyiseture uyimuhereza agende. Ubwo rero ushaka kugira utyo ugasanga ababyeyi basanze hari ikiburamo, ugasanga undi muntu araje ari gufatanya burya ni ambaye muri aka kanya ye cyogere cy'Imana mbakubatije ubaye mukwe aravuga ngo amen amen. Aha, iwacu rero mu muryango iyo umuntu abaye umukwe mu muryango aho wari wibereye iyo ngiyo hose ntabwo ariho unkundire wegera iki cyicaro ubona urupfu. Hanyuma kandi nk'uko uri umutware banshyikiriza ishyimbo yawe nayo mbanze nyegushyikirize. Buriya jyewe uko mbayeho buriya mfashwa n'ijambo ry'Imana. Urabona uburyo azi guhitamo neza. Hanyuma Emmanuel nkundira unungire aba basore b'uruhande bari bwicaremo. Uruhande rwa ruguru, batatu uruhande rwa ruguru babwira uti mumanuke mutya niko mvuze kuko ningiyoboye uyu munsi. Hanyuma namwe mwegere haruguru aho babona neza, mutambuke gitore umwami abiri bikira. Umwami yaberetse ibyicaro no muratambuka mutyo. Hanyuma rero buri umwe wese agende yicara asizemo umwanya w'ibumoso. Hanyuma abana beza bati umugeni araje, sekreteri kadeti ubutware buhoro buhoro. Mutinyura akamubwira bati natwe twazigiyemo kandi na Shushanye
ahari hari bagari yewe ayayana kubiwanyu kajiha abandi n'agahinda useyezeye ku rukundo yewe rukumbuzi murajyanye iyayana kubiwanyu kajiha abandi n'agahinda kukubyara yewe ukagira abandi n'agahinda abana uri muderi abandi n'agahinda fiyete iyayana kubiwanyu ukagira abandi n'agahinda umwari yarutewe yishwe nagira ugende fiyete ariko atazi yaramujyanye barakubeshya ntibazakugarura meza fiyete meza fiyete barakujyanye ntibazakugarura. aya masibo yose ko muyabona amashyi menshi cyane kandi dushimire abasaza b'umukobwa aramubwira ati nyamuneka ko nkubonye nkumva ndagukunze ati ubu nagirane fiyete n'amasoni menshi cyane ati ayo masoni nayo yagaragazaga ko urukundo rwatangiye kugenda rwinjira muri fiyete rumwinjira mu musokoro. Emmanuel atera intambwe ya kabiri mbese nanjye wankundira ukankunda fiyete atera intambwe ya kabiri nzabitekere wawe. Emmanuel yateye intambwe ya gatatu aramubaza ati ese wabitekerejeho bite ati wabitekerejeho wanyemerera tukabana. Fiyete ntiyazuyaje gatatu ndende aramubwira ati nabyemeye iminota ibiri murebana akana ko na Emmanuel aberekane ufite urwo rutonde niyegere hino ariko umubyeyi mwamumereye uruganza mwakabyara mwe uriya mubyeyi wabyaye akarera agakuza ugira ngo Fiyete ati rero mu ruhimbi narabahaga mubyeyi ati bana banje nanjye nabagira impano nziza cyane Angelique. Aha hanyuma rero abaramukanya muraza kunyemera turaza kuramuka cyane bari yamereka mu biganza dushimire banyogoko baritegura ngaho ubundi yishyitse nohera banze yakite ubundi rwose tujye tubaramutsa dushoje birabiza ati nimwakire rwose shoko na mama kakoze yaryo twabahaye Imana mukunda kabisa ufite Imana ayishyitse nimba azi gusa turibukize cyane hanyuma kandi ifoto nimba amaze gufata rwose ariko naseka rwose mbona kwimenuka nyinshi cyane iyo foto nimba amaze gufata si yemwe ijambo wa rijya ku rutugu rw'iburyo hariho ijambo yi tukajya munsi y'ukwaha kw'ibumoso ijambo wa rijya ku rutugu rw'iburyo ijambo wa rijya iburyo rwose Fiyete ati ufite ukuntu ujya iyo kibyeyi hanyuma iyo ndirimbo y'izabo rijyayo hanyuma nanjye mbendutsemo gakeya
shaka nanjye niko ndabanza sobe ku mazi aho nabereye akomeza kuvuga nk'aya bagondoza ariko ameza cyane Morao ndi gufata akavuyo. Bashaka uburyo nanone bamudire tuba tugiye kureba watanze uti kumubwira ijambo ryitwa ndagukunda ariko Emmanuel ati gira mwana kuze nkarutisha abandi bose mugabo ntajya sepura ati nzagukunda aha hanyuma bagiye kubatwaza babagera ati kandi wese yisomye rwose twumva ko dushize akanyota hanyuma abanyampinga barakoze cyane bazanye ururisho mureke nabo tubashimire ikabara nzizira zirishoshe mureba hano warwahambaramba izi ntago tazira sinamiranda igira ibindi bikabamaga ntubicaye ko ari iby'imwe maze abari bazi uko zivuga bati nimugende mumuhamagare icyogero cy'Imana bavugiriza urw'amakombe nawe ukibaye urwandamiza urugero rw'ingabo nziza zirimo rwogesha amakuza ndayicukije ntabwo baziha ibyambarwa by'abakobwa bazizanira imihaha yazo ndazivuga ndazitakira ku nkiko ikabaza n'ubuhimbira indimi mbega rugamba rutigirwa n'imbaraga inkuru uzihamo ukabyaramo inkuru n'amashyiginkamo ukabyaramo rero biteye amazi rwa mucyo urw'inkindi inkwakuzi ku rugamba intwari twirahira mbese muraho neza uragahura n'amashyi n'amagana uragahura n'inzuri n'amarigo uragahura wongera inka mu zindi uragahura n'amata ku ruhimbi akiri impuye ngiye kukwigisha uburyo ikoreshwa ryawe bisa no gukira igituma cy'incuke kandi kirazira kikaziririzwa cyangwa se bikaba bisa no gukora umusaza mu ruhara aricyo nacyo kirazira kikaziririzwa utakiramo amata y'abashumba ndetse ko ntajya nyanywa njyenyine nanjye reka nsangire nawe ntabwo njye nyanywa njyenyine ahubwo reka nishongore cyogera cy'Imana impingarugamba yagomba niro rutiganda ku murimo kiga kuvuga kikamenywa na bose umwuzukuru wa Bitanihira mubyeyi mugarutse mu maso nazigeje mu zindi bazishimye zirasa neza ariko kandi kugira ngo nicuze ibyaha kera nyine umushumba ntaramutahira buriya twagiraga ibyaha byinshi twaroneshaga twaratukanaga numva mubyeyi twaroneshaga twaratukanaga ariko Yesu yavukiye mu kiraro cy'inka twarababariwe nkundira rero
unkorere mu ruhanga umpeshe umugisha imbere y'imbaga, ibyaha ntabwo nzabisubira, nkorera mu ruhanga umpeshe umugisha. Uhesheje umugisha, ziri mu rwuri n'izawe, ziri mu ruhame n'izanjye nawe. Akira ndagushimiye. Sangire n'abandi ba Nyaminsi. Uburyo ukareba hirya no hino ariko nkabona ufite ijisho ryiza cyane, ndagira ngo unkundire koko udutaramire, hanyuma nyemerera udutaramire, hanyuma tugenda tugana ku ibyo byiza, tuve mu bwiza tujya mu bundi, tuva mu bwiza tujya mu bundi, tuva mu bwiza tujya mu bundi. Akira muhire. Rwunguko rw'aba bana bacu uko bafite abashyitsi b'abavavuraya, icyo gikorwa nacyo nifuza kugira ngo dusoze iki cyiciro nabwo kimaze kujya ku murongo. Imana ibahe umugisha. niba koko ufite n'urwo rwunguko, ibyo byiza Imana yadukoreye nta kibazo, batwereke rwose. Turagira ngo rero Emmanuel n'umugeni baduhaye muhagurukire icyarimwe, genze neza. Musabe n'abari hafi yanyu ba protocol bigize hafi abo batware b'abavaburaya, kugira ngo muze kuberekana muri iki kirori, kuko nabyo numvise ari ingingo nayo yari ndagira ngo bankundire babakire ariko begereye hino kugira ngo bibe byiza. Impanga ndagira ngo bankundire batere intambwe hari utabizi ngo nikigiye kubanza impanga ye. hanyuma rero rwose ibi ni ukugira ngo amafoto yacu aze kundira abafite impano bageneye abana baraza kubaterura dushoje, baraza bazishyitse muri ibi biseke, ibiseke bareba hano. Ndumva ariko bigiye kugenda kugira ngo bibe byiza, barazishyira muri ibi biseke hanyuma twisubira mu byicaro, tubikora vuba kandi neza. Kigire nakakigena ubundi tukajya ku yindi gahunda. Umukobwa twarangije cyangwa twashoje, umukobwa niba twashoje tugiye kwimuka.
uramuzi shenge ni rwego mu bahizi sombukumuguranye somo amahitamo yaje niko bigenda yo niko bigenda ngize mu buntu z'urwunge urugo ruhire se nshuti zacu urabeho nyampinga urabeho shenge usanze uwagukunze imana yagukwitiyemo